Yes, nk'uko ubona rero kuri ino foto ni inkuru idasanzwe, ni inkuru tuje kubabwira nk'uko ubibona rero tugiye kuba twagaruka kuri Rock nk'ibisanzwe, uri buze kuba wamenya byinshi nureba video tugiye kubashiriraho ya nyayo, video yagiye ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga byashoboka ko waba wayibonye cyangwa se utayibonye, niyo mpamvu twahisemo kugira ngo tuyibashirireho hano kuri uyu muyoboro kugira ngo ubashe kuba wamenya byinshi biri kugenda byavugwa kuri iyi nkuru, by'umwihariko nk'uko ubibona kuri iyi foto, ni Rock Kimomo, ni Rock Kirabiranya Muhamuzi, ni umusore hano mu Rwanda, wakunzwe n'abatari bake, ukundwa n'ingeri zose, ndavuga abana, abakuru ndetse n'abantu bose n'abakecuru baramukunda bitewe n'uburyo yigaruye imitima y'abantu cyangwa se bitewe n'umurimo yamenyekanyemo cyane, umurimo wo gusobanura filime cyangwa se wagasobanuye. Iyo uvuze agasobanuye, abenshi twumva Rock kubera ko ari we muntu wa mbere cyangwa se we uri ku mwanya wa mbere muri iki gikorwa cyo gusobanura filime. Rero yagiye yigarurira imitima y'abatari bake, agiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, nka YouTube, aho afite YouTube channel ya Rock Entertainment cyangwa se Kimomo News. Ibyo byose murabizi ni ibintu bisanzwe bivugwa hano. Noneho mu minsi yashize ni inkuru yari gutrendinga n'ubundi yamuvugwagaho by'umwihariko biri related cyangwa se byerekeranye n'iyi channel ya YouTube yitwa Rock Entertainment. Ni inkuru we ubwe yaje kuri urubuga rwe cyangwa se yaje kuri iyi channel ye yitangira itangazo abwira abanyarwanda ko abasaba cyangwa se twamuha subscribe kuri indi YouTube channel ye nshya yafunguje, kuko iyo ye dusanzwe tumukurikiraho atazajya ayikoresha cyangwa se atazajya ayikoresha nk'uko byari bisanzwe. Rero ni ikintu abantu bose bagiye bibazaho, bituma abantu bagenda bavugaho nanone ibintu bigiye bitandukanye. Izo ni inkuru twagiye tubabwira mu bihe byashize cyangwa se warebye video duherutse gukora twaba turi kuyigarukaho, noneho ubwo byabarakomeje aho haje kuvugwa indi nkuru ya nyayo ko uyu Rock Kimomo yagiye mu gihugu cya Amerika kurekarama ibyerekeranye n'iyi YouTube channel, ariko ibyo ntabwo tubizi neza nimba aricyo cyamujyanye kuko we ubwe ntabwo yivugiye ikimujyanye muri icyo gihugu cya Amerika. Icyo tuzi twebwe ni uko yagiye bitewe n'amafoto twagiye tubona n'amapost ye yagiye apostinga kuri Instagram, bityo bigatuma agenda akwirakwiza no kuri TikTok no kuri YouTube hose. Noneho inkuru tubazaniye nk'uko mubibona ni inkuru idasanzwe, ni inkuru ushobora kureba ukibaza niba koko ari ibya nyabyo, ukibaza uburyo bishoboka, kuko urebye wabona ari ikintu kidashoboka. Abantu bafite amakuru biratubaye baraza kuba batubwira ingaruka zibirimo cyangwa se ikibi cyabyo cyangwa se nk'icyaha kigaragara gishobora kuba cyateza ibi bintu. Nk'uko ubibona ni ikintu twavuga ko ari ikintu kidasanzwe, ni ifoto tubonye ku mbuga nkoranyambaga iri gukwirakwira ku kinyamakuru by'umwihariko gikorera hariya mu gihugu cya Amerika, bivuga ko uyu musore yafashwe n'inzego z'ubutabera zo muri Amerika cyangwa se yafashwe na polisi yo muri Amerika. Ni inkuru rero tubonye turavuga ngo reka tuyibaze nk'abanyarwanda, utubwire niba se nawe iyi nkuru waba wayibonyeho, niba hari ahantu waba wayibonye uduhe igitekerezo, kuko abantu bamwe na bamwe bari kugenda babishidikanyaho bakavuga ngo ni ifoto yeditinzwe cyangwa se ni ifoto mpimbano yakoreshejwe AI cyangwa se akaba ari n'umuntu wayikoze. Ariko twebwe amakuru dufite yuko bishobora kuba ari ibintu bya nyabyo nk'uko twabikuye ku kinyamakuru gikorera hariya mu gihugu cya Amerika. Byashoboka ko nanone ariko ari umuntu waba yarakomotse nka hano muri Afurika cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda, waba nawe yabikoze byashoboka. Icyo tugusaba nta kindi ni ugutanga igitekerezo, ukatubwira uko ubibona, niba kuko iyi foto nawe hari ahantu waba wayibonye cyangwa se niba wakwemera ko ari ibya nyabyo. Gusa twebwe icyo twakubwira yuko hari video twabonye niyo tugiye kuza kuba twabashiriramo kugira ngo ubashe kuba wamenya ibijya mbere. Ariko se nanone ibi ngibi kuko aramutse ari ibya nyabyo, urumva ni ikintu cyaba gikomeye cyane kugira ngo umusore nk'uyu nguyu twaba tuzi, navuga ko nta mico mibi tumubonaho dukurikije uko tumuzi mu Rwanda, byatuma agera hariya mu gihugu cya USA kugira ngo aze kuba yatabwa muri yombi cyangwa se aze kuba yafungwa. Rero wumva ko ari ikintu kidasanzwe, ari ikintu kidafututse, kitarasobanuka neza bitewe n'uburyo ari inkuru navuga ko ikiri private, ari inkuru itari yajya public cyane. Rero icyo usabwa nta kindi ni ukanda subscribe kuri muyoboro kugira ngo amakuru yose azajya asohoka, amakuru yose azajya aba agenda agezweho tujye
tuyakugezaho kandi nawe ujya uyakira ku gihe, igihe cyonyine wakanze subscribe. Rero nk'uko ubibona ni ikintu navuga ko ari ikintu gikomeye cyane, aho abantu bagiye batandukanye bari kugenda batanga ibitekerezo byabo bakavuga ko byashoboka ko byaba ari ibintu bya nyabyo bitewe nanone n'izindi nkuru zagiye kuvugwa mu minsi yashize. Mu minsi yashize nanone ni inkuru tugiye kubasubiriramo, byagiye bigaragara Rocky ari kumwe n'umunyamerika cyangwa se n'umukobwa w'umuzungu, ndetse yagiye agaragarana n'ubundi bivuga ko yari ari kurahirira kuba umuturage, cyangwa se yakurahirira byemewe n'amategeko kuba umuturage wo muri kiriya gihugu cy'Amerika. Mu yandi magambo yari kurahirira kugira ngo aze kuba yahabwa ubwenegihugu. Rero twagiye tubona n'andi mafoto agiye atandukanye, aho yari ahagaze imbere y'inzu, byaba biri kuvuga ko iyo nzu ariyo yaguze, bigiye gutuma atazagaruka hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ahubwo agiye kuba yatora muri icyo gihugu cya USA burundu, akazaba ari naho ashinga urugo rwe. Ni ikintu abanyarwanda bari bishimiye bitewe n'uburyo navuze ko tumukunda, cyangwa se bitewe n'uburyo yamamaye, cyangwa se bitewe n'uburyo yatwigaragarije, bigaragaza ko hari ikintu cy'iterambere kugira ngo umuntu ature hari ahantu nk'uko tubizi, ni ikintu cyiza kigaragaza iterambere. Rero byari byadushimishije, ariko abantu bari kugenda bavuga ko ariho bishobora kuba byavuye kuvuga ko ashobora kuba yarakoresheje uburyo butemewe kubona iyo nzu, cyangwa se n'abandi bakavuga ngo bifite aho bihuriye n'uriya mukobwa twabonye bari kumwe, cyangwa se kuri iriya foto twabonye iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ari kumwe n'uwo mukobwa. Sinzi nimba uba utaba warayibonye, ubaye utarayibonye niyo nkuru twayikozeho, wajya muri video zacu wayibonamo nawe ukumva byinshi twagiye tuyivugaho. Rero ni inkuru nk'uko mwabibonye iri gukwirakwira, by'umwihariko nta inkuru itarakwirakwira, ni inkuru itaragera ku bindi binyamakuru byinshi, by'umwihariko ni inkuru itaragera ku zindi channel nyinshi, by'umwihariko hano kuri YouTube. Niyo mpamvu nk'uko nabikubwiye, igihe wakanda subscribe ni inkuru uzajya ubona mu ba mbere kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, nk'uko twabibabwiye kandi, cyangwa nk'uko ugomba kubimenya, dukora uko dushoboye kose kugira ngo inkuru zose ziba zisohotse mu binyamakuru, haba ibikorera hano mu Rwanda iwacu nka Mama Rwagasabo, igihe.com, Kigali Today, ndetse n'ibindi byinshi bikorera mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda, ndavuga hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mu mahanga, i Bwota, Amasimbi, hose dukora uko dushoboye kose izo nkuru tukazibazanira mu buryo bwa video, cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu rero igihe wakanze subscribe uzaba uzi neza ko, cyangwa se utazacikwa n'amakuru yose aba agiye avugwa hirya no hino, haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero nta kindi twabwira wowe udahwema kudukurikira, wowe dusanzwe tubana, ni ukukubwira ngo Imana ikomeze ikurinde, kandi nawe urimusha kuri uyu muyoboro, nta kindi twagusaba usibye kukubwira ngo ukande subscribe kugira ngo udutere inkunga, kandi nawe bizagufasha cyane cyane kuzajya uhora uri update ku makuru agiye atandukanye, nk'uko twababwiye abavugwa haba hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse no hanze y'u Rwanda mu mahanga, i Bwota, Masimbi. Ciao ciao.